Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Tubahaye ikaze kuri The Right Hand TV. Ni chaîne ya YouTube ibagezaho ijambo ry'Imana ry'abakozi b'Imana batandukanye, ibyigisho ndetse ikabagezaho n'ubuhamya butandukanye bwa bene data bagiye batandukanye, harimo ndetse n'amashimwe y'ibyo Imana yagiye ikorera abantu batandukanye. Rero mukomeze mudukurikirane, mujye mukurikira ibyigisho byacu ducisha kuri The Right Hand TV ndetse n'ubuhamya n'amashimwe atandukanye nk'uko turi kubibabwira. Rero uyu munsi dufite icyo tugiye kubagezaho binejeje cyane amatwi ya benshi kandi bihesha Imana icyubahiro, bigaragaza imirimo n'ibitangaza Imana ikomeza gukorera abantu bayo. Mbere y'uko rero dukomeza tubabwira ishimwe dufite uyu munsi cyangwa inkuru y'umunezero dufite uyu munsi, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Dusoma muri Bibiliya yera, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka igice cya mbere ku murongo wa 45. Bavuga ngo hahirwa kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Aya ni amagambo meza Elizabeth yaravuze aho yarahuye na Mariya mubyara we, bagasuhuzanya. Abana bari batwite bagasuhuzanya bakaramukanya, umwe yari atwite Yesu Kristo, undi atwite Yohana umubatiza. Rero aya magambo nk'uko tubwiye, hari bene data bandi Imana yasoreje isezerano, Imana ikora icyo yababwiye, Imana ibakorera igitangaza yari yababwiye, nyuma yo gutegereza umwana, gutegereza urubyaro mu gihe kigera ku myaka 30, Imana ibakoreye igitangaza. Imana ibaremeye ishimwe, Imana ibahinduriye izina ryo kwitwa ababyeyi, ibakuraho irindi zina ribi, kandi Imana yongeye kubagarukaho irabasetsa cyane. Ubwo nyuma y'imyaka 30 yose ishize, Imana ibahaye kubyara impanga 3. Ibi ngibi ni uko Uwiteka kubikoze, nta wundi muntu ubikoze. Nuko Uwiteka gukoze imirimo n'ibitangaza muri uyu muryango w'aba bantu bose. Ni abakristo beza basenze Imana, barindiriye Imana, bihanganiye mu kigeragezo, icyo twita ikigeragezo cyo kurindira umwana. Namwe murabizi ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Iyo abantu akenshi bashakanye baba biteguye yuko igihe runaka gito gishoboka bazahita Imana ibaha umugisha w'urubyaro, ariko siko byagenze kuri uyu muryango, kuko bamaze imyaka 30 yose barindiriye icyo Imana izabakorera. Rero itariki nk'ingi ejo ku itariki ya 3 z'ukwa 5 nibwo Imana yagize ikikora, nibwo Imana yabanejeje ibaha kwibaruka abana b'abahungu beza 3 b'impanga. Imana ishimwe cyane. Nuko Uwiteka rero kwabikoze, ntabwo ari amaboko y'abana b'abantu, ahubwo nuko Uwiteka kwabikoze. Iyo twongeye gusoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 n'umurongo wa 2, tubona ahantu handitse ngo nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Aya nayo ni amagambo Hana nawe wamaze igihe kirekire ategereje umwana. Hana niwe wabyaye Samweli tubona mu ijambo ry'Imana. Nawe yari amaze igihe kirekire ategereje umwana. Rero amaze kumubona araririmba, ibyishimo biramusanga, aravuga ngo nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Mu by'ukuri rero natwe twababwira ngo nta wera nk'Uwiteka. Imana irakiranuka mu bintu byose. Imana irera kandi kuko ntawe kwaheze kunanirwa gukora. Na n'uyu munsi ibitangaza rero iracyabikora. Ibyo twongera dusoma mu ijambo ry'Imana, ibyo tugenda dusoma mu ijambo ry'Imana yagiye gukora ibitangaza ba Hana ndetse na ba Sara ndetse n'abandi, n'ibindi bitangaza Imana yagiye ikora, ibyo yakoraga cyane n'umunsi aracyabikora. Nibwira neza ko uyu muryango turi kubona unezerewe ni kimwe mu bihamya cyangwa ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko Imana igikora rwose, kandi natwe turanezerewe. Ndibwira ko umuntu wese wumvise iyi nkuru yanejejwe nayo, kandi tugenda tubibona ku buryo bugiye butandukanye kuri social media n'ahandi hatandukanye, n'abagenda bumva iyi nkuru tukaganira nabo tukumva yuko banezerewe cyane. Rero Imana ishimwe kubwo igitangaza yakoreye umuryango. Imitima yacu inejejwe cyane n'ibi ngibi Uwiteka Imana yacu ikoze. Turanezerewe, dufite amashimwe menshi
abantu bose bumvise iyi nkuru tunejejwe cyane n'iby'Imana yakoreye uyu muryango. Mu gusoza rero turabasaba kujya mukurikira ibyigisho, ubuhamya ndetse n'amashimwe ya bene data tugenda tubasangiza hano, kandi mukadufasha no kujya mubigeza no ku bandi bari kure hagiye hatandukanye, mukora subscribe, share, like ndetse na comment kuri channel yacu The Right Hand TV. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.